ibasha gukora cyane ibiruta kwisaba ibasha gukora cyane ibiruta gukeneye iturebera kumabana nijoro iturebera kumabana nijoro yo afande karibu Yesu ashimwe cyane bamagaye niwanyita mwa ntago nabimenye rwose muze kutubabarira iyi mvura ni iy'Imana natwe turayimana n'ijambo kukiguye tugeza iyi mvura ni umugisha ndabashimiye n'ukuri ndabashimiye cyane ariko rero nawe mugabo
nashima Imana iduhaye amabati, iduhaye ibiti byo kugira gute byo gushinga ibindi bintu. Ahubwo uri kumva turatangira ryari? Kumva twatangira ntabwo byakunda. Reka nze ntunguke yari amakamba muya yose reka ze yegerezwe hano, buri kimwe kibe kirara, sibyo? Buriya inzu iramutse igize ibyumba 3 byiza na salo, iyo nzu yaba ari inzu pe, yaba ari inzu. sibyo? Hagiye umukobwa aba yitwa ngwino hano tubizo nambwira izina, ubundi wansubije wowe Ubundi sinzi kuba zabandi mwagiye hera. Yesu ashimwe cyane. Hajya ngo witwa Mugisha ndetse Kamugisha gusa. Nyiramugisha Bibi. Hanyuma wowe niwe witwa oya ndeba ariko nusubasuza umuntu utari kumureba. Zabandi bana mwabazize. Wowe witwa iraduka mutari kureba. Julienne ntabwo bashaka kundeba pe. Bamureba. Nene pastor wawe. Bari banzi se buriya. Naje kubasura hano nsanga mudaha. Ubonye yaje gusenga abayaje. Uyu munsi naje kubasura. Iriya nzu yanyu narayibonye ngira ishyari nsenga Imana ndayisaba bizadufashe kureba ko twabona inzu simbere iriya. Ndabona ibyo Imana yakoze ibikorera by'iki byawe. Imana yakoze ibitangaza. N'aya makamba moya murabona ko yabonetse. Hajya ngo hasigaye angahe mu gitari? Sigaye ane ko yaba adahagije. Urabona ko n'amabati rero turayazanye. Amabati turayazanye rwose, ibintu biragenda bimera neza kandi bizagenda bitungana. Ndumva rero twasenga, urumva pasiteri ibintu bye n'ibyo gusenga, ibihari Imana ibisigaye zageretse nzaza rwose urwondo tuzirirwa turarukanta turutera. Ibiti tuzabishinga ni ngombwa. Zaburi umuyede umufundi ninde se? Umufundi ni sheri oya. Hano buri wese icyo ashoboye azagikora, icy'ingenzi ni uko tugera ku cyo twifuza. nanjye ndishimye. Mugisha urabyumva. Nyine ku rusengero bafunze ibikorwa agiye kunkorera muzabireba. Ibyo twashima Imana. Igende. Ndatekereza rero ngira ngo buriya ikibanza ni Kibanza naraye. ikibanza ni kandi rwose ndabona ikibanza ni kigali. Ibintu byose bizagenda neza kandi imirimo yose izakorwa neza, ariko iyi mirimo kuyikora neza tuyikora nyuma ya 31. Nyuma y'imana. Abo tube turashyitsa ibikoresho hafi biri kubura, amakamba moya ari kubura, Reka turangize ubukwe. n'imisumari. Nyuma yo kuva mu bukwe gahunda ni uguhita duhagarika iyi nyubako niko kimeze. Reka rero dusenge Imana, ariko tutarasenga Imana reka dusome ijambo ry'Imana riboneka ahangaha mu Baroma. None iyi mvura ni iy'Imana, natwe turi Imana. N'ijambo kuki iguye tugeza iyi mvura ni umugisha, nuko tuzanye umugisha. Ahangaha mu Baroma ibice byaho iki gitabo cy'Abaroma ni urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, ibice byaho 5:8. Umutwe w'amagambo uravuga ngo amahirwe azanwa no gutsindishirizwa no kwizera. Ariko umurongo wa 8 haranditse ngo ariko Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda, ngo ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Mana turagushimye kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni rizima, nawe uri muzima. Ntabwo twarisengera ahubwo dusengeye imitima igiye kuryumva
kuri uyu mwanya muri aya masaha kugira ngo rihabwe agaciro mu mitima yacu, rigira ibyo rihindura ndetse n'ibyo ryimura, rigira ibyo byimika n'ibyo rihindura kubw'ineza yawe Yesu urakoze. Amen. Rivuze neza ngo Imana yerekana urukundo rwayo yadukunze, ngo ubwo Kristo yadupfiraga twewe tukiri abanyabyaha. Birashoboka ko hari n'undi urimo kudukurikira cyangwa kutwumvuye umwanya, ariko yibaza ate se nzatabarwa nde, nzagirirwa neza gute? Hano hari ijambo ritubwiye ngo ni ugutsindishirizwa kw'abanyabyaha, ariko iri tsindishirizwa ryagaragaje kuko ni amahirwe twagiriye, ni amahirwe twahawe. Uyu munsi ubwo wambwiraga simfite uko mbaho, simfite uko meze, ntabwo uzi ko Imana izakora ibimeze gutya, ariko uyu munsi Yesu agize ute? Arabikoze. Ibitangaza. Dore ibiti byabonetse, amabati arabonetse, imisumari nayo yabonetse. Turaza dukore iki? Twubake inzu tayari igire gute? Yuzure mu izina rya Yesu. Ngo ariko Imana yerekanye urukundo rwayo dukunda. Mu maraso Kristo yavuye niyo tumije tumenyana. Wacu ni mu burengerazuba, uri mu majyaruguru, ntaho twari kuzahurira. Naho hari kuzaboneka igisekuru cyanjye n'icyawe byari bihabanye. Ntabwo twari kwiyumvanamo ngo bihure, ariko kubera ya maraso Yesu yamenye yadutegetse kuza kugira gute? Gushyira mu bikorwa iki. Ndashimira Imana rero idushoboje imirimo, nkashimira na organization y'igicaniro kitazima yadufashije kugera kuri ibi bikorwa, kuko ntago ari imbaraga zacu, ibintu bisabye amafaranga, ibintu bisabye ubwitange, ibintu bisabye ndetse no kwirekura. Imana ibahereza umugisha. Nkabashimiye n'umuryango wa hajya witwa Nsabimana Emmanuel, murabona ko atwaje hamwe n'umukobwa we mukuru bamwita Nyiramugisha Divine, hanyuma bakamwita Iradukunda Julienne. Murakoze cyane, naherekeje na Isimbi Aurore muri iki gikorwa. Reka dushimire Imana idushoboje ibi. Ndabizi ko itangiriro ryari rikomeye, ariko aho bigereye uyu munsi turi gushima Imana. Ngira ngo ni nk'ukwezi kumwe kwari kunyuze. Dutekereze rero ko n'ahasigaye Imana irakudukorera iki? Ibikomeye. Mana data wa twese turagushimye ko werekanye urukundo rwawe udukunda, ubinyuriza muri Kristo umwana wawe. Wemera ko apfa arabambwa, arazuka kugira ngo iyo ntsinzi igaragare muri twe. Ijambo ryarambwiye hariya muri Yesaya 45 ku murongo waho wa 2 ngo uzatujya imbere hataringaniye uharinganize, niki nacyo urakiringanije burundu. Turabibonye rwose Mana, icyubahiro ni cyane. Turagusabye ngo wuruke mu ntambuko turimo gutamba, mu bitekerezo turimo gutekereza. Ni wowe watangije uyu murimo, udushoboze iyi nyubako data ntitwayibona ihagaze. Turabigusabye, tuzarushaho kugushima. Twakweretse itangira ugira ibyo ukora, ariko tukuragije n'ibisigaye ngo ukomeze udushoboje. Kandi dushimira na bene data bagize uruhari, yaba urw'amasengesho, yaba urw'ibifatika mu iki gikorwa gishyikirizwa uyu muryango. Mana, umugisha wawe utuzeho twese uhereye none n'ibihe byose urakoze. Amen. Musigara amahoro rero. Mana iduhana umugisha, kandi umwuka w'Imana abane nawe. Ni ukuri ndabizi ko icyo gukora Imana iragikoze, n'ibisigaye izabikora. Afande, karibu. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo nabimenye rwose, muze kutubabarira, ariko turishimye kubana namwe. Ni ukuri muri iki gikorwa. Buriya wari ugeze hano ndimo ndabara, ndavuga ati buriya amabati 15 ashobora kuboneka inzu nziza y'ibyumba 3 cyangwa 4 na 5. Noneho tuba turi gupanga tukavuga ngo hano habamo bingahe, habamo bingahe, turi kubara ibyo n'ibyo mugabo. Rero iyi ni itangiriro. Mu gitondo turaza kugira gute? Turaza gusoza igikorwa rwose. Twari tumaze gushima Imana idushoboje gutangiza ibi, kandi tuzi ko no mu iherezo ryabyo Imana iradufasha.
yazivuyeho se yazivuyeho rwose yazivuyeho rwose ibintu byo kuvuga ati yesu ndamwiyeguriye nta kundi byatuma bivuga ntiyongera amaso y'imana se ari kumureba se yishimye rero ni byiza ariko nabyo birashimishije ariko rero twaguha n'umwanya nawe ntiwabura icyo uvuga Juste yewe icyo navuga bya mbere ni ukubanza kubashimira burya iyo abantu bafashe umwanya bavuga bati hari umuntu ubabaye ushobora kubona ubufasha nubwo bwaba ari butoya ariko iyo bubonetse icy'ingenzi ni uwo mutima ubwo bushaka rero gushaka ni ugushoboka ndabashimiye pe ni ukuri ndabashimiye cyane cyane ariko rero nawe mugabo igikorwa wakora ni igikorwa cy'umushyikirano ntabwo ari kuri buri umwe wese kwiga kuko urabizi igihe bimaze nta wundi wari warabikora ariko ntabwo imana yari yarateganyije nibo imana yari yarabateganirije mbese ntabwo bazabigukorera ni byiza cyane rero nawe rero ujye ubiha agaciro niyo mpamvu nageze hano nkafite nkubaza ngo mbese ntuzongera gusiba nuko iyo wazinze buri gihe ukora ibintu by'amafuti bidasobanutse kandi uri muzima uba uri umuntu w'umugabo w'umugabo ariko iyo umaze gusoma gakeya ibi ikibazo niba waraziritse rero imana ishimwe cyane mukomereze aho kandi pe ndabashimiye kandi namwe imana ikomeze ibongerere n'ibitari ibi bizaza murakoze cyane ayo ngaya makuru urabona ubu ni ukuvuga ngo hari hari gushyiramo ukwezi nk'iminsi mike twari tubonye amabati 15 kugira ngo ibikorwa tubitangize urabona hari amakamba moya yaramwe mu byibuze yageraga muri 60 ataragera hano urabona habonetse ibiti byo gushinga babihaye n'imbaraga nabakunze cyane kuko rwose urabona nk'iki giti ahantu bagishinga ni ahantu rwose haba hafite imbaraga ahubwo se buriya ntituzaterura nk'abagabo bangahe bose ibi biti birafatika ni ibiti bye rwose bifite imbaraga bifite nabibura bite byawe wowe witwa nde papa wawe ni nde uwuhe mutunzi mufite rimwe ntabwo papa wari uyu ubona bamundi wari wabuze n'uyu ni ukuri pe uyu mwana ngo yari yabuze turasenga imana umwana rwose ukora igitangaza aba arabonetse ni byiza cyane nawe ubundi nta kibazo twite umugambo uhari wo kubikora nta kibazo ni ukuvuga ahubwo ngiye nifuzaga yuko isaha urumva ntabwo ari n'ubuyobozi bw'umudugudu cyangwa bw'akagari bakagomba umufasha w'umuganda ibyo wenda bashobora kugira igikorwa runaka babikora uzabanyutse ni ukuri pe yaba ari byiza uzanyibutse bazagira icyo bagufasha reka rero tubifurize umugoroba mwiza imana ibahe umugisha niba dushoboje ibi byose twiragije n'ibisigaye ndazi ko izatugirira neza saba rero musigare amahoro musigare amahoro iri sakaro rero muribike neza inyuma y'iriya tariki tuzaza rwose ibiti tuzabishinga ubundi tugire gutyo duhagarike inzu nta kundi hano twayishimiye ibyo yakoze tuyiragije n'ibisigaye izatugirira neza nta kundi Mama,